habaye ikintu, kuko Bibiliya izivuga ngo ntukarebe agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ngo utarareba umugogo uri mu jisho ryawe. Kubera ikiri jisho ryawe ritakubona, ritabanza ngo rirebe gikwerere, rimwitegereze, rimugenzura imbere n'inyuma, ariko rikamenya kureba wewe. Kubera iki umuntu azareba abandi ariko utarabaza gufata igihe witekerezeho, wirebe, wisuzume, ariko ugafata igihe ukareba abandi. Uyu muntu yatambuka ngo dore uko azagenda, umuntu yagenda ngo dore amaguru, ngo dore uko ateye. Yeme nshuti bavandimwe, bene data mwe, iri somo nari mbabwiye ngo amaso yacu ni ikibanza gikomeye Satani azayihutira kugira ngo agifate. Iyo umuntu asigaye areba ibitari ibyo, akareba abagabo b'abandi, akareba abagore b'abandi, akareba ibintu by'abandi, ibyo biza bitera umutima w'irari. Muraho neza nshuti kandi bavandimwe mwese aho muherereye, twongeye kandi kubasuhuza mwese aho muri, kugira ngo twongere tubane namwe. Turabishimiye mukuri kandi cyane, twongeye kugira ibyishimo kandi byo kubana namwe kuri uyu murongo wacu, kugira ngo dufatikanye namwe kwiga ibintu bikeya, kuko inzira za Satani buri gihe zicara zituyobya, zidukubita hirya no hino, zidutesha imirongo yo kugira ngo tubashe kumenya gutahura. Kuko iyo umuntu atatahuye ni ikibazo kinini, kurya umwanzi nta kindi ni kuduteza agahuge, kugira ngo abantu bahuge. Usanga abantu baribiye, abantu baragiye, abantu ntibaza bamenya kwiga ibikenewe. Ariko nagira ngo uyu mugoroba twigane namwe ijambo ritoya namwe, ijambo natekereje ko tuganira namwe nshuti bavandimwe mwese. Tugiye kwiga ibintu bikeya. Terezitani Satani akoresha kuruta izindi tere zose, cyangwa se ibindi bibanza byose. Hari ibibanza bitanu Satani aza duhigiramo cyangwa se aza dutegeramo kuruta ibindi bibanza byose dufite. Dufite ibibanza byinshi, ariko nagira ngo mbabwire ibibanza bitanu. Wenda nawe uzabona ibindi birenga bitanu, kandi nubibona uzabitubwire, ubidusangije, kugira ngo tugende tumenya. Twese dukeneye kwiga no kumenya. Iyo twamaze kumenya, buryo utize ntazamenya. Hari abantu bazagira ngo none umuntu wize n'umuntu utize bazamenya kimwe. Oya, mukuri ntabwo muzamumenya kimwe, kuko uwize aba yarize. Uzatinya umuntu kurusha amasomo, utinya umuntu kurusha gusenga, utinya umuntu kurusha kumenya Imana. Abo bantu uzabatinye cyane, kandi uzabemere. Umuntu nakurusha gusenga uzamwemere, umuntu nakurusha kumenya Imana uzamwemere, umuntu nakurusha amasomo uzamwemere, kuko ndimuhuye ubwenge bwawe n'ubwenge bwe ntibungana. Rero natekereje ko tuganira namwe aya masomo makeya, cyangwa se aya magambo makeya dusangire namwe. Kandi ntabwo ndi bubatinze, sindi bubatindire, no kugira ngo usanga tugende tumenya no guhwiturana. Ndabizi ko mwasomye Bibiliya, muzi ibyanditswe ndetse birenze cyane, ariko kandi no kwibukanya, kugira ngo dukomeze twige strategy n'amayeri ya Satani agenda akoresha mu gitondo na nimugoroba, kugira ngo babashe kurahura ibitekerezo byacu, cyangwa se ubuzima bwacu bw'umwuka bugira imbogamizi kubera izo nzira. Tere ya mbere cyangwa se ikibanza cya mbere Satani aza dutegeramo kugira ngo asenye imitima y'imbere, cyangwa se asenye umuntu w'imbere, ni ururimi. Ururimi niwo mutego wa mbere Satani aza yihutiraho gutega abakristo, kuko akenshi impamvu uvuze ngo ni ururimi, uzarebe uzategere. Akenshi iyo uganira n'umuntu, iyo muvuganye kabiri gatatu, arakubwira ngo yakomwe. Nta kindi cyamukomye, yakomwe n'ururimi. Mukuri iki ni ikibanza iyo umukristo atabaye maso ngo ashishoza amenye neza. Uru ni urugingo Satani aza yihutiraho gukoresha kugira ngo akome umuntu w'imbere, kandi umuntu w'imbere yakomwe ntabwo biba byoroshe mu buryo bw'umwuka. Mukuri nshuti bavandimwe, ururimi ni ikintu gikomeye. Niko umwanditsi yabivuze, Yakobo yaravuze ngo ururimi ni akantu gato, ariko kandi ngo kaza gatwika ishamba rigashira. Ngire ngo mbibutse, ururimi rwawe
iyo utarurebye neza, iyo utamenye kurumenyereza ibyiza, ico gihe uzabana n'abantu nabi, uzabana n'abo mukorana nabi, uzabana n'abo musengana nabi, uzabana n'umugabo wawe nabi, uzabana n'umugore wawe nabi, kuko ururimi ni inzira yoroshe Satani azayicara ku isonga ryarwo kugira ngo acumuze abantu cyangwa se akomeretse imitima y'abera. Nguwo Satani niyo ntambwe ya mbere azafata, azayihutira ku rurimi, kuko azi neza kuko ku rurimi ariho hari intambara zose. Izi ntambara zose abantu bafite mu mago, abantu bafite mu bihugu, mu njyane wasaze, abantu bataye agati, nta kindi bahaye bapfa. Iyo abantu baje kuba bose bacecetse ntacu mwopfa, ariko kabuzirane ni ukuvuga. Na Bibiliya izivuga, ndagira ngo ni Salomo wabyanditse, aravuga ngo wihutire kumva, uza wihutira kumva ariko utinde kuvuga. Bene data, inzira ya mbere Satani azadushakiramo kugira ngo yangirize umuntu wacu w'imbere ni ururimi. Rero rinda neza ururimi rwawe, umenye ibyo uvuga, ibyo ubwira abandi bimeze gute, ibyo uvuga hano hanze, ibyo uvuga abandi bimeze gute. Hari igihe umuntu azavuga ukagira ngo none isigira amatwi, mbibutse ko isigira amatwi. Hari igihe umuntu azavuga abandi ukamubwira ngo none wabavuze. Ese iyo ubona wishaje mugenzi wawe ugafata umwanya wo kumubwira uwundi, ubuhaye ugira ngo aya magambo azaguma muri we, ikiba cyatumye unanirwa kuyabika. Ese njewe yabwiye nzayabika koko, urabyizeye? Ngico maze byagaruka ejo kabyumva hanze, uriya wabivuza akabyumva. Nico gihe umuntu azavuga ngo runaka yarankomye narakomeretse. Rero ngire ngo mbibutse urugamba rwa mbere turwana narwo Satani arwanira kugira ngo ayifate. Ninka kujya kw'igihugu gihakirwanira kapitale kugira ngo gifata ahantu kwirango cyangwa se kwitopa ahantu gihanamiye ahantu kugira ngo bafate igihugu, hari aho bagomba kubaza guhagarara. Iyo ni tere Satani azayihutira kurwaniramo kugira ngo iyo amaze gufata ururimi rwawe, ibindi byose asigara gusatera amabomba n'amafragment n'ibindi bikagufata, byose biraza bikaguhurira kubera kuko yamaze gufata ururimi rwawe. Icya kabiri Satani azayihutiraho cyane kugira ngo arwanye kwizera kwacu cyangwa se umuntu wacu w'imbere, ni mu myumvire. Iri somo nshuti bavandimwe, mukumva niho haba intambara zacu zose. Abantu bakomeye 90% bakomejwe nuko bumvise neza. Abantu n'ubu batakaje icerekezo, batakaje labusore yabo, batakaje ibibanza byabo, n'abantu bumvise nabi. Nshuti bavandimwe, kumva biruta igitambo. Ugutwi cyangwa se amatwi ni ikibanza Satani azayihutiraho gufata kugira ngo abone uko agutera. Ijambo rya mbere azabanza akaguteza amatwi mabi, aza guteza kumva nabi. Iyo amaze kuguteza kumva nabi, wumvise nabi azavuga nabi, wumvise nabi azakora nabi, wumvise nabi azagenda nabi. Utekereza umuntu uzamumva nabi, ariko rero akagenda nk'amatambi kandi ari ibintu yumviye mu matwi, ariko kubera ibigira kandi byanyuze mu matwi bikica umutima w'imbere. Niyo mpamvu mbabwiye ngo iri somo, iki ni ikibanza Satani azayihutira cyane kugifata. Iyo afashe amatwi yawe abafashe ubuzima bwose, kuko nta bintu bikomeye uzageraho bitanyuze mu matwi. Amatwi ni umuryango udufasha kwakira ibintu byacu. Nshuti bavandimwe, rinda amatwi yawe, ni ikibanza Satani ahayashaka ahayarwanira kugira ngo aguteze kumva nabi. Nababwiye ngo wumvise nabi azavuga nabi, wumvise nabi akora nabi. Impamvu nyinshi zigenda zitugarukaho zituruka mu myumvire. Tere yawe y'amatwi yicunge neza, ntukemere ko wumva ibintu byose, ntukemere ko ibintu byose bikunyura mu matwi ngo bigende bigeraho bishaka. Oya, kuko nubireka bizakwangiriza, umuntu w'imbere wawe azangirika, kandi kwangirika kwe ni ikibazo kinini ku buzima bwawe. Ikibanza cya gatatu cyangwa se tere ya gatatu Satani azakoresha kugira ngo yangirize ubuzima bwacu ni amaguru yacu. Amaguru ni igikoresho. Amaguru, Bibiliya izivuga ngo amaguru yihutira gukora ibibi. Ibi byose turaza kubigarukaho turi mu isomo. Aya maguru yacu
ni igikoresho kimwe iyo utamenye kukirinda satani aza akoresha akanyuzamo akagutesha agaciro. Reba ahantu uzuje, reba ahantu uzuva ukagenda ese iyo ubugiye ese ubugiye neza, ubugiye gukora ibyiza, ayo maguru yawe azaja gukora iki? Ngici ikibazo. Amaguru ni tere satani azayihutiraho. Iyo agufasha amaguru kera aba yagutetse. Nshuti bavandimwe, mureke twige kumenya uko tugenda. Nimba uzi ugenda neza, menya ko amaguru yawe ari mu murongo. Ariko nimba uzi ugenda nabi, ukabona uzi ugenda nabi hano hanze muri quartier, ukagenda nabi mu rusengero, ukagenda nabi mu baturanyi, ukagenda nabi, wasohokaga dore wanyura hati dore wanyura bagatera ibuye, wanyura bakamurura, ico gihe menya ko satani yamaze guteka amaguru yawe. Ubu ngubu satani aragufite wese. Nimba afite amaguru yawe ayajana yashaka, menya ko ntahagaze umunsi ku munsi uzaseba, kuko amaguru ni igikoresho satani azayihutira kugira ngo ayateke asigara yajana. Iyo umuntu ayafite, iyo yamaze guteka aya maguru, nico gihe uzuhaguruka ukaja hatari ngombwa, kandi aho hatari ngombwa aho uzuja ni uhazi. Reba neza, uru n'urugingo satani azayihutiraho gufata cyane kugira ngo akujane yashaka. Iyo umuntu atagihaye agenda ashaka, akagenda adashaka, ahajanwa n'ibitari byiza, menya ko wamaze gufatwa muzima cyangwa waratetswe, ubuzima bwawe buri mu kaga kubera impamvu z'amaguru. Kuko uja ndabizi ko ushobora kuzagenda, ariko birashoboka ko muri urwo rugendo ushobora kuzamugara. Aya maguru yawe ashobora kuzakujana, ariko akamugaza umuntu w'imbere. Aya maguru yawe kabeshwa ashobora kuzakujana. Nimba tuyafite, Bibiliya ivuga ngo ingingo zacu tuziye Kristo azikoresha, tubi bitambo bizimba byera bishimwa n'Imana. Umwanditsi aravuga ngo niko kwikorera kwacu gukwiriye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 12 umurongo wa mbere. Ariko reba, nimba aya maguru yawe akicihutira gukora ibyiza, ukomeze uyashigikire kandi ushima Imana. Nimba atakiri mu murongo w'ibyiza, menya ko satani yamaze kuguhambira, waratetswe. Isomo rya 4 riravuga ngo satani azanyuramo kugira ngo arwanye tere zacu z'imbere n'amaso yacu, ibyo tureba. Nshuti bavandimwe, iri somo turarigaruka, ibyo tureba, ibyo tubona. Nshuti bavandimwe, ibyo turebesha aya maso yacu, aya jewe usibye ko general narwaye, ariko ndabona. Shatse kubabwira iki? Nshuti bavandimwe bacu, amaso yawe ni igikoresho satani azayihutiraho gufata mpiri cyangwa se gufata amateka kugira ngo aguteze kureba nabi. Iki kwemeza kubera iki ugira amaso yo kureba ibitagufitiye inyungu, ibitagufitiye akamaro? Kubera iki ufata umwanya wo kureba ibitakureba? Kuko iyo warebye ibitari ibyawe bizabyangiriza umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere iyo yangiritse rero, ubusabane bwawe n'umuntu w'imbere n'Imana buba bukatitse hagati yanyu, haba habaye ikintu. Kuko Bibiliya izivuga ngo ntukarebe agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ngo utarareba umugogo uri mu jisho ryawe. Kubera iki iri jisho ryawe ritakubona, ritabanza ngo rirebe gikwerere, rimwitegereze, rimugenzura imbere n'inyuma, ariko rikamenya kureba wewe? Kubera iki umuntu azareba abandi ariko utarabaza gufata igihe witekerezeho, wirebe, wisuzume, ariko ugafata igihe ukareba abandi? Uyu muntu yatambuka ngo dore uko azagenda, umuntu yagenda ngo dore amaguru, ngo dore uko ateye. Yeme nshuti bavandimwe, bene data mwe, iri somo nari mbabwiye ngo amaso yacu ni ikibanza gikomeye satani azayihutira kugira ngo agifate. Iyo umuntu asigaye areba ibitari ibyo, akareba abagabo b'abandi, akareba abagore b'abandi, akareba ibintu by'abandi, ibyo biza bitera umutima w'irari n'ishari. Iyo umuntu amaze kugira irari ryo kwifuza, Bibiliya ivuga ngo kwifuza, irari ritera gupfa, ritera urupfu. Iyo wifuje ibintu bitari ibyawe, byanga byakunda, ejo bizaguteza ikibazo. Nshuti bavandimwe we, amaso yacu, baza umutima wawe. Noneho ntiyagira ubaza, baza umutima wawe. Amaso yawe azareba gute? Ibyo uzubona ibihe, uzureba abandi. Ikibazo dufite no kureba abandi, ariko nimba ijisho ryiza niribanza kureba wewe,
ukabona kureba abandi, kuko tunashinzwe n'abandi. Irebe Yobu we ngo yari umugabo uhagararaga kumunza akareba ko atateshutse, ariko wowe ugira umunzani wo gupima abandi ariko utaragira umunzani wo kwipima, ico gihe bizanduza umuntu wawe w'imbere. Ico gihe agaciro kaba kazatakara kandi kazaba amaherezo yawe tazaba meza. Nagira ngo mbibutse ko ijisho ryawe cyangwa se amaso yawe ari inzira imwe mu nzira Satani yihuta gufata kugira ngo agukoreshe. Iyo umonye nari mbabwiye ngo iyo umuntu ahayareba ibitamureba, kujya baramaze gufatwa amateka. Mureke twige kumenya ibitureba, turebe ibitureba. Nimba amaso yawe azareba urugo rwawe ukabona akanyurwa nuko arebye. Impamvu nyinshi tugenda duhura n'ibihanamanga nuko amaso yacu atanyuzwe. Amaso akakwereka abagore b'abandi, amaso akakwereka abagabo b'abandi. Nabanza kwereka ko umugabo wawe ari mwiza, nabanza kwereka ko umugore wawe ari mwiza, abana bawe ni beza, ibintu byawe byose ni byiza. Igihe cyose uzareba ibintu by'abandi ko ari byiza, ico gihe bizarahura umutima wawe w'imbere. Ico gihe ubusabane bwawe n'Imana, Imana tuyikunda ishari, n'ubu Kayini yabaye inzererezi kubera impamvu z'ishari. Muzabisome muri Bibiliya, nimukenera isomo tuzaribaha. Nshuti bavandimwe, isomo rya 5 dusoza, Satani adufatiramo ni ibitekerezo. Iri ni isomo dusorejeho. Iyo umuntu yatekereje neza, Bibiliya ivuga ko dufite imitekerereze, tugomba kugira imitekerereze ya Kristo. Tugomba kugira imitekerereze y'isi. Oya, isi si yacu. Hari amasomo twabahaye ubushize, iyi si tuyirimo ariko iyi si si wacu. Twige kugira imitekerereze myiza, twige gutekereza neza, twige. Iyo umuntu yatekereje neza azakora neza, ariko impamvu dukora nabi nuko tutatekereje neza. Ntiwotekereza nabi ngo numara ukore neza, tibikunda. Yesu yaravuze ngo umuntu azatanga icyo afite, tiwotanga icyo udafite. Nshuti bavandimwe, iri ni isomo dusorejeho. Ibitekerezo byacu, impamvu ari ryo twagize rya nyuma, ni ukuvuga ngo iyo Satani yamaze gufata imitekerereze yawe, ico gihe rero ingingo zawe zose zihinduka ibikoresho bya Satani. Izi ngingo tuvuze munsi, iyo Satani yamaze guteka ibitekerezo byawe byose, akabifata akabyegeranya akabishira mu kiganza cye, ico gihe azasigara abikuramo akujana mu gikorwa, akagukuramo agutuma, yo gutuma mu rusengero, yo gutuma hanze y'urusengero, yo gutuma ashaka, yo gutuma mu cama, yo gutuma mu burozi, yo gutuma mu busambanyi, yo gutuma aho ashaka. Kubera kuko tubuke ikigenga. Iyo wamaze gufatwa ibitekerezo na Satani, ni ukuvuga ngo bayakurangije, nta kindi kiba gisigaye. Kuko ntiwotekereza neza udafite ibyiza, ntiwotekereza amahoro ntayo ufite. Erega Bibiliya ivuga ngo imbuto z'amahoro zibibwa mu mahoro. Abashaka amahoro babihebwa n'abandi, n'abayisha abandi amahoro. Ariko rero iyo umuntu yatekereje nabi, iki ni kizame kiza kiremerera umutima, bigatuma umuntu avuga nabi kubera ko yatekereje nabi, agakora nabi, akagenda nabi. Ukaza usanga umuntu ukaragenda kicorocoro, umuntu ntagira aho abarizwa. Tumenye nimba angana gute, tumenye kigero cye, nimba ari umugore tumumenye, nimba ari umugabo imyaka afite tumumenye. Ariko mbafite isomo, nshuti bavandimwe, hari isomo ndimo ntegura hejuru y'abantu bubahuka umwuka, kubahuka, tuzarigarukaho. Ariko nagira ngo dusoze tubibutse ko imitekerezo byacu ni igikoresho Satani yihutiraho gufata ibitekerezo byacu kugira ngo abifate, hanyuma adukoreshe iby'isoni nke n'ibindi bisa nabyo, kugira ngo dutakaze bamwebwe cyangwa se batwebwe abo turi, kugira ngo dutakaze agaciro ku buzima bwacu. Rero nshuti bavandimwe mwese, aya ni amasomo twabazaniye, kwiga uburyo ki tugomba kumenya ko Satani ni wa wundi wa kera. N'ubu ngubu muri ibyo yavuze ngo mumumenye mumuyeke, n'ubu utarakizwa, ni wa wundi udashaka gukomera, ni wa wundi udashaka ko urugo rwawe rwubakwa, ni wa wundi udashaka kugenda neza, ni wa wundi udashaka kuvuga neza, ni wa wundi ahora ategamye iminsi yose. Uzasanga Satani igihe cyose arabunze kandi ntafite urusaku. Oya, ntafite urusaku. Satani arabunze rimwe gusa, arateze nika kujya kwa niki gisasu umunsi umwe. Niyo mpamvu igituma bunze, niyo mpamvu zuhura n'umuntu wamuvugisha akagusubiza ibyo utamubajije, agasa n'umuntu wari ugufitiye inzigo. Menya ko Satani abunze yahutse. Bavandimwe bacu, Satani
inzira ze ni nyinshi, wenda tuzagenda twiga bike bike, ariko mbibutse ko izo ngingo ari ingingo z'ingenzi Satani anyuramo kugira ngo akoreshe ubuzima bwacu iby'agaciro gake. Kandi igihe cyose dukoze iby'agaciro gake, icyo gihe tuzaba dushije umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ariko nagira ngo twibuke ko tugomba gukomeza kuzirikana uko twahamagawe n'imihamagaro yacu tukayizirikana, kugira ngo tureke gutakaza intego y'Imana ku buzima bwacu. Bavandimwe, murakoze cyane, kandi mwese aho muri mugire umugoroba mwiza. Mutekereze neza, muvuge neza, mwumve neza, hanyuma amaguru yanyu agende neza, ibitekerezo byanyu bitekereze neza, amaso yacu arebe neza, turebe abantu, tubarebana urukundo. Hari umuntu uzi kureba, yakureba ukagira ngo none hari ikibazo mufitanye, ariko mwige kureba abantu neza, mwige kugendera abantu neza, mwige kuvuga abandi neza, mwige kumva abandi neza. Ico kizabafasha ubuzima bwanyu. Murakoze kandi mwese mukomeze mugire umugoroba mwiza.